kurajyanye n'uburezi, Minisiteri y'Uburezi iratangaza ko abana bagejeje igihe cyo gutangira umwaka wa mbere w'amashuri abanza nabo bazemererwa gutangira. Ibi bisa n'ibikuyeho urujijo rwa bamwe mu babyeyi bibazaga niba abo bana bazemererwa gutangira mu gihe ingaruka za coronavirus zatumye abanyeshuri mu mashuri abanza n'ayisumbuye bazongera gutangira umwaka w'amashuri muri Nzeri uyu mwaka. Minisitiri w'Uburezi Dr Uwamariya Valentine yavuze ko ibyumba by'amashuri bisaga 22,000 byubakwa hirya no hino mu gihugu bizagira uruhare mu gutuma abana batangira umwaka wa mbere basanze abandi bari baratangiye mbere y'uko amashuri asubikwa kubera icyorezo cya coronavirus. Kijyanye n'abana bazatangira umwaka wa mbere w'amashuri abanza, kugira ngo nk'uko twabitangaje turi muri gahunda yo kongera umubare w'ibyumba. Umubare munini uri ku mashuri abanza arenze 117,000 ni mu mashuri abanza. Ukuvuga ngo umwaka wa mbere w'amashuri abanza niho tuzaha umubare munini w'ibyumba kugira ngo abo bana nabo binjire. Gusa icyo gihe tuzagerageza kureba kuko wa mwana wujuje imyaka kugira ngo tudahura n'ikibazo cyo kuba twabona abana benshi tutabashije kwakira. Ntabwo ari ukubaka ibyumba gusa, ahubwo turashaka turi no kubarura kugira ngo tumenye ku ishuri runaka niba hiyongereyeho ibyumba uyu mubare abana batuye aho hafi bazabyitabira bangana. Nitubona hari imyanya ihari umwana ataruzuza ya myaka yenda buri minsi, nta mpamvu yatuma uwo mwana atemererwa, ariko ubundi tuzabanza tubarure abujuje neza imyaka yo gutangira ishuri kugira ngo nyine tutongera tuzabucucike, kandi ari cyo kintu twarwanya. Umubyeyi ufite umwana wujuje imyaka ye kugira impungenge. Minisitiri w'Uburezi Dr Uwamariya Valentine. Dukomeje n'andi makuru twabateguriye. Mu karere ka Kirehe, imashini yakoraga umwuka ukoreshwa mu kuvura abarwayi yarahagaze nyuma y'amezi 4 itangiye gukora. Iyo mashini yari yageze mu bitaro by'akarere ka Kirehe mu kwezi kwa kabiri umwaka ushize wa 2019, yitezwe gufasha ibitaro kuzigama amafaranga asaga miliyoni 3 yaguraga umwuka w'abarwayi buri kwezi, ariko kuri ubu ntabwo ariko bimeze. Mugenzi wacu Akimana Latifa yanyarukiyeyo. Mu bitaro by'akarere ka Kirehe umwaka urashize uruganda cyangwa se imashini zikora umwuka wifashishwa mu kuvura abarwayi zidakora. Mu ntangiriro z'umwaka ushize nibwo umufatanyabikorwa yari yahaye izo mashini ibitaro bya Kirehe, nk'uko bisobanurwa n'umuyobozi ushinzwe imari n'ubutegetsi Ntakirimana Etienne. Mu kwezi kwa kabiri k'umwaka ushize 2019 twakiriye imashini ku bufatanye n'umuterankunga Partners in Health igomba kudufasha gukora mbese umwuka twifashisha mu kuvura abarwayi. Iyo mashini twarayakiriye iza kugira ikibazo cya pane gisanzwe cya compressor, yagize ikibazo mu kwezi kwa gatandatu. Mu by'ukuri ntabwo ari ababikoresha kuko barahuguwe mbere y'uko babikora, kandi abo bahuguye ni nyiri ruganda. Twagiye tugira ibibazo byibura rya hato na hato ry'umuriro, bakatubwira ko mu by'ukuri ihindagurika ry'umuriro naryo ryateye yangirika ry'ibyo bikoresho. Umuyobozi ushinzwe imari n'ubutegetsi mu bitaro by'akarere ka Kirehe avuga ko kuri ubu ibitaro birimo guhomba kuvaho imashini zitakirimo gukora. Ingaruka zo nuko nari mbivuze ni nyinshi. Uruganda rwagomba kudufasha ko buri kwezi tugomba kubona amafaranga dusanze tugura umwuka miliyoni hafi zigera muri 3 n'enye zagiragamo buri kwezi. Urumva twagomba kuba tutayasohora, ubu turayasohora. Iyo ni ingaruka ya mbere. Ingaruka ya kabiri n'ubundi mu by'ukuri hari bagenzi bacu nk'ibitaro bya Rwinkwavu twarangije gukorana n'amasezerano, tuvuga ko tuzabafatanya mu kugerageza nyine kubaho umwuka ku giciro cyiza, kuko natwe n'umuterankunga twakoranye nawe ku giciro cyiza, ariko no gufasha nyine abarwayi bari muri ibyo bitaro byombi. Nabwo ntibikorwa, ntibyakozwe kuko nyine uruganda rwahise rugira pane. Ndumva mu by'ukuri ari izo ngaruka zabashije kugaragara kandi zikomeye ku buryo nyine zituma nubwo kuri twe twari dusanzwe dufite indi kontra n'undi muntu, niyo twakomeje gukoresha kugira ngo ubuzima bw'abaturage butagira ibibazo. Izo miliyoni 3 murazisohoramo? Yego. Kuba ubuyobozi bw'ibitaro bya Kirehe buvuga ko ibikoresho byangiritse biturutse ngo kwibura rya hato na hato ry'umuriro w'amashanyarazi utangwa na REG, ndetse bukaba bwarandikiye REG ku itariki ya 12 Ukuboza umwaka ushize bunagaragaza iki kibazo cy'iyangirika ry'ibikoresho. REG yaje gusubiza ibitaro ku itariki ya 23 muri uko kwezi k'Ukuboza. Ku isesengura ryakozwe n'abatekinisiye ba REG,
rigaragaza ko ikibazo atari umuriro wa REG, ko ahubwo ibitaro bikwiye gukosora uburyo bw'imbere mu bitaro bukwirakwiza umuriro, ko ari bwo bushobora kuba bwarabaye intandaro yo kwangirika k'uruganda rukora umwuka ukoreshwa mu kuvura abarwayi. Hagati aho ubuyobozi bw'ibitaro bya Kirehe buravuga ko hari ibikoresho byatumijwe hanze y'igihugu bigomba gusimbura ibyangiritse, uruganda rukongera rugakora. Imashini zahawe ibitaro bya Kirehe byari bifite agaciro ka miliyoni 140, zikaba zari zifite ubushobozi bwo gutanga litiro 1750 z'umwuka ku munsi. Akimana Latifa, Radio Rwanda mu karere ka Kirehe. Tumushimire cyane Akimana Latifa. Umuyobozi uhagarariye abapolisi bari mu butumwa bw'umuryango w'abibumbye babungabunga amahoro mu gihugu cya Sudani y'Epfo, Unayisi Bolatoro Vuniwaka, yihanganishije umuryango wa nyakwigendera Mbabazi Enid, umupolisikazi w'umunyarwanda witabye Imana azize icyorezo cya coronavirus. Vuniwaka yavuze ko abajwe bikomeye no kwitaba Imana kwa Mbabazi Enid, wari umwe mu bapolisi b'u Rwanda bari mu butumwa bwo kubungabunga amahoro mu gihugu cya Sudani y'Epfo i Malakal. Urupfu rwamutwaye akiri muto cyane. Yakomeje avuga ko Mbabazi yari kumwe na bagenzi b'abapolisi b'u Rwanda 240, aho tariki 24 Gicurasi 2020 yaje gufatwa n'uburwayi, abanza kuvurirwa aho yari ari mu kazi mbere yuko yoherezwa kuvurirwa mu gihugu cye cy'u Rwanda. Mu butumwa bw'uyu muyobozi Unayisi Bolatoro Vuniwaka yavuze ko ashimira uruhare rwa Mbabazi Enid mu kubungabunga amahoro muri Sudani y'Epfo binyuze mu kurinda abasivili kuva yahagera mu butumwa bw'akazi mu kuboza umwaka ushize wa 2019. Akomeje avuga ko mu izina ry'abayobozi bakuru bahagarariye abapolisi bari mu butumwa bw'umuryango w'abibumbye yihanganishije umuryango, inshuti n'abavandimwe ba Mbabazi Enid ku kubura umuvandimwe wabo bakundaga. Ati tuzahora tumukumbura, roho ye iruhukire mu mahoro. Mbabazi Enid ni umwe mu banyarwanda babiri bamaze guhitanwa n'icyorezo cya coronavirus mu Rwanda kuva iki cyorezo cyagaragara tariki 14 Werurwe uyu mwaka kugeza ku munsi w'ejo kwa mbere. Kandi mu mibare y'abanduye icyorezo cya coronavirus bari bageze kuri 451 hano mu Rwanda, kuko ku munsi w'ejo kwa mbere habonetse abarwayi bashya 12 mu bipimo 1928 byafashwe. Muri 541 banduye, abagera kuri 497 barakize barasezererwa, nyuma y'uko ku munsi w'ejo kwa mbere hakize 7. Yivuze ko abakirwaye hano mu Rwanda ari 152. Mu makuru ajyanye n'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro, urwego rw'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro na kariyeri mu Rwanda narwo rwagizweho ingaruka n'icyorezo cya COVID-19. Gusa kuri ubu imirimo muri uru rwego yarasubukuwe. Ese kwirinda iki cyorezo bihagaze bite? Mu kanya kashize twavuganye n'umuyobozi mukuru w'ikigo cy'igihugu gishinzwe mine, peteroli na gaze mu Rwanda, atangira tubwira uko byifashe. Mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro imirimo yaratangiye. Imirimo yatangiye neza yubahiriza amabwiriza ya Minisiteri y'Ubuzima, ariko natwe tuyobora ibikorwa by'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro na kariyeri twongeyeho amabwiriza y'umwihariko, cyane cyane areba abakozi n'abakoresha muri uyu mwuga, kugira ngo twese dufatanyirize hamwe kwirinda icyorezo cya COVID, ariko tunarushaho kurinda ubuzima bw'abakozi bo muri uyu mwuga ndetse n'abanyarwanda muri rusange. Ni izihe ngamba zafashwe mu kuzahura uru rwego, kuko uko byakumvikana cyangwa nk'uko izindi nzego zitandukanye zagiye zigirwaho ingaruka n'iki cyorezo, n'urwego rw'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro ibyo byose narwo rwagizweho ingaruka n'iki cyorezo? Ni izihe ngamba zafashwe kugira ngo hazahurwe uru rwego kuko rufatiye runini ubukungu bw'igihugu? Ingamba ya mbere yari ishingiye ku mwihariko w'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro, kuko ibikorwa by'ubucukuzi bikorerwa mu cyaro ndetse binakorerwa n'ahantu hakunze kuba hitaruye kuva mu bandi. Twashingiye kuri icyo rero, mu gihe mu gihugu hose hari hakiri ibikorwa byo kugabanya ingendo ndetse no guhura kw'abantu, dushyiraho ingamba zo kugira ngo ibikorwa by'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro na kariyeri bitangire, ariko bitangire ku buryo buciriritse, tugabanya umubare w'abantu. Byafashije kugira guha abantu akazi vuba, ariko no gutangira gushyira umusaruro w'amabuye y'agaciro na kariyeri ku isoko igihe hirya no hino byari bikigoye. Nyuma aho ingamba z'igihugu cyacu zifashwe kugira ngo imirimo yose itangire gukorwa, ariko hariho ubwirinzi,
twakanguriye abari muri iki gikorwa kugira ngo batangire gukora. Kuri ubu batangiye kugera hafi nka 80% y'abakozi babo batangiye kugaruka mu mirimo, ariko natwe tukarushaho kubegera kugira ngo ingamba zo kwirinda bakomeze kuzikurikiza ndetse no gushyiraho ibibafasha mu kwirinda. Ingaruka zikomeje kugaragara cyane cyane ni ziva ku isoko, cyane cyane isoko mpuzamahanga, isoko ry'amabuye y'agaciro. Ibiciro byaragabanutse bitewe n'inganda hirya no hino ku isi zagiye zifunga, cyangwa se n'abakoreshaga ibyo bikoresho nabo bagabanyije ibyo bakoreshaga, ariko n'abakomeje kugira impungenge ko ubukungu bw'isi mu minsi buzaba butameze neza, nabyo bituma bagura bikeya. Aho rero turimo gushyira imbaraga ni ugukangurira abakozi n'abakoresha kugira umusaruro mwinshi, kugira ngo aho ibiciro byagabanutse nibura umusaruro iyo wiyongereye icyo abantu bakuyemo ntabwo kigabanuka, cyane cyane ko ubucukuzi bwacu buracyakoresha imbaraga z'abanyarwanda, burakoresha amamashini adakabije cyane, ku buryo iyo urebye igiciro kiba cyagiye mu byo dushyira ku isoko ntabwo cyatubuza kubona inyungu dushingiye ku biciro tuba tubona ku isoko mpuzamahanga. Ariko noneho turanibanda cyane ku bikorwa bya kariyeri, dore n'ubwo isoko mpuzamahanga ryaba rifite ibibazo kandi byumvikana, ariko hari ubucukuzi bwa kariyeri nabwo bufitiye abanyarwanda akamaro kanini, cyane cyane mu bikorwa by'ubwubatsi n'inganda zacu. Rero muri iki gihe tubakangura cyane gushyiramo imbaraga, bongera umusaruro, begera abafite inganda ndetse n'ibikorwa by'ubwubatsi kugira ngo bashobore kubona amasoko yaguye, batange umurimo kandi nabo babonemo inyungu. None tugarutse ku bijyanye no kuba igiciro mpuzamahanga cyaragabanutse, ubwo bizagira n'ingaruka n'ubwo ingamba zafashwe kuri uru rwego rw'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro, amafaranga azashorwamo kugira ngo rukomeze ruzamuke. Twebwe mu gihugu cyangwa se nk'urwego ruyoboye ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro, icyo tugamije ni ugufasha abacukuzi, icya mbere kugira ngo bashyire imbaraga mu kongera umusaruro, bongera umubare w'abakozi ndetse banagura ibikorwa byabo. Ariko nk'uko leta yashyizeho ingamba zo gufasha abafite ibibazo muri rusange n'abari mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro bazajya bahura n'ibibazo bifitanye isano na COVID, nabo ntabwo birengagijwe, bazajya bahabwa imfashanyo nk'uko bikwiye. Hari hitezwe ko muri uyu mwaka uru rwego rw'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro rwinjiza umusaruro ungana iki, ese uzagerwaho? Twari twiteguye ko muri uyu mwaka dushobora kuzageza amafaranga akomoka ku bikorwa by'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro angana na miliyoni 300 z'amadolari y'Amerika. Turibaza yuko bigishoboka, haracyari kare kandi hari byinshi tutari twamenya, cyane cyane ku isoko mpuzamahanga. Hari igihe ubukungu bushobora kuzazamuka, hari igihe bushobora kuzakomeza mu bibazo, hari ibyo tutari twizera ngo umuntu abishikameho, ariko turacyafite icyizere yuko imbaraga turimo gushyiramo zizaduha umusaruro bijyanye n'intego twihaye. Francis Gatare, umuyobozi mukuru w'ikigo cy'igihugu gishinzwe mine, peteroli na gaze mu Rwanda.